nturese shu watuzanye amafaranga nito gwabanya akazi keza zira mami wajye umbwirira zira bataranyanyakira ngo mbaze nimba nshonje ngo amafaranga ibaze sha uzi inzara yazera amafaranga uziko mvuye kuyatora muko banze nyakire umbwira ati twatetse ubanze uzanye nyakire ko nawe rero weruka witonda cyane none wabaye umusireyi ego kumana yanjye dore imisatsi ndebere umva umugabo wanjye ari kuri imbaraga z'amafaranga ariko zera imbaraga z'amafaranga zira umva ma none si ubwo ngubwo turye genda uzana ibiryo rero mu gikoni uzane n'amasahani uteguye turye azira mami wajye winjisha zira ngo ngende nzana ibiryo mu gikoni umuntu ugomba kwisana nta mukobwa ujya uba umushyitsi ibyo bintu byumviye nzane ibiryo turye werega twategereje urumva ko mwanegereje niwe wari kujya kubizana and then ngiye nyuma nkazabikora nyuma mami mami bwagenda nawe ugiye kuzana amazi yo gukaraba intoki rero intoki tugiye kurya ubugari yego mana yanjye ko najya ndya ubugari yego ma ushaka iki akariti amagara ya diaspora kuza amafaranga tujye kamura kugura amagi mana nine sinzi ukuntu mera nago mugwa neza ubugari magara nibwo burahabwa uryo dushimba gusarata nta kibazo bishe sibyo kane kuzana ibiryo urarya cyangwa ubyihore nta kibazo ngo ibishyimbo navuga mwese wamenya yaciye wasanga wanariye wawe mami ariko naswaha n'iciyaga kandi twamweye deja ibi nge ntabwo njya mbyibuka rwose. welcome back rero. Thank you brother. Bite so wowe amakuru gusa by the way pole sana numvise byakubayeho ariko nyine no kwihangana uzi kugira ngo man ni ngo gupfusha ntunapfushe ngo ubimenye kuko njye kugeza ubu nta kintu ndamenya rwose ki basi ngo kime n'amahoro umutima gusa umuntu ukuntu urabona ndimo ndubaka so noneho nagiye gushaka udukoresho dubaye utubashagaye dutara n'utundi tunyuranye siga mu rugo tambwira rero zamarayo icyumweru nyuma y'icyumweru nzagaruka. Wa kabiri mu telefone hapo wa gatatu wapi mpamagara teta tambwira teta wamfasha ukamenyera ahantu madamu ariko atari mu gufata telefone arashyereshe njye numvaga kandi ko nta munsi wakwira batabonanye cyangwa batavuganye hambwe atariko ntabwo kugeza tuvugana akurika njye mu rugo ndera ashaka arabura nawe agerageza ibishoboka arashakisha arabura nanjye aho ngarukiye narirukanse mu bitaro kureba ko mu maxida njya kuri RIB kureba muri systeme zabo njya hanyuma se ntabwo wigeze unabaza mu rugo iwabo ni wowe bose narababajije nta n'umwe ufite ikibazo nabo barambwira ati se uratubazo gute ahubwo natwe nimwe twakabajije ntabwo se wa mugani nta kibazo bizakugiraho nabo nibamubura burundu numva batazaguteza ubuyobozi cyangwa se polisi. Nabibajijeho umunyamategeko wanjye ambwira ko kubera ko ntari impari kandi nta n'ikibazo kizwi twagiranaga ku
ibyo nta kibazo ariko njye ibyo nta n'icyo bibwiye niyo banafunganye nta kintu yaba namubona ikimpangayikisha gusa ni ukutamenya ahantu ari simubone simenye yarapfuye ariko ibyo bintu ni ubwa mbere byari bibaye cyangwa yarasanzwe agenda atakubwiye akagaruka wenda Jabeti nabamubeshyeye pe ese Lucas basi waba waragerageje kuvugisha Rodi kuko urabizi ko ujya kubana na Viti ntabwo Rodi yabishakaga so wamubaza buriya kugira amakenga ni byiza nta wamenya kuba nyuma yaramugarukiye ntabwo twapfa kubyizera 100%. Nyamara nabwo wakorera ya urumva ni research naho wagerageza ukareba Rodi se Kontarina ntabwo ari inaha ariko afite ubushobozi bwo kuba hari icyo yakorera inaha. Sibyo wenda umbabarire ntabwo wari ugukeka mushiki wawe ariko Rodi nubwo bwose nyine atakunze Beti ariko umuntu utwarira mu ndamuzi ntabwo agira umutima mubi ku buryo yakora ibintu nk'ibyo cyari ibitekerezo kuko nyine iyo bigenze kuriya wita ku bantu bose uzi ko bagirana ikibazo n'umuntu gusa ndumva akababaro ufite ariko nyine ntirirarenga ntuzacike intege wenda ari igihe uzabona arigaruye anagusobanurira impamvu yagiye kuko umuntu witabye Imana cyangwa se yahuye n'isanganya ntabwo biyobeka ibyo byose arahari nubwo tutazi ahantu aherereye Edayeri nunakenera ubufasha ngewe nzagufasha tugerageze tumenye aho twamukura habuze ikindi kintu ntekereje twabikura mu bintu bijyanye n'ubuyobozi tugashyiraho abantu basanzwe bakadukorera iperereza muri karitsiye hose barayikoze abantu basanzwe just ugafata umuntu ukamwereka ifoto ukamubwira ati nshakira umuntu ahantu hose. Brother, be strong. Lucas, ikintu ngewe nkwijeje ni uko ahari kandi uzongera umubone sibyo je numvaga nyamara twashaka nk'umuntu usanzwe tukafata nk'abantu nka 5 bagashakira mu duce dutandukanye bakibanda muri utu duce twahahawe. But I'm very sorry kandi humura Lucas, please. Okay. Uri umugabo kandi umugabo wese ahura n'ibibazo. Take a sip. It's okay, my brother. Uko wagira ngo ukora mu ruganda rw'isukari koko
iyi sukari uba watetse yose wagiye basi ugiteka ugashyira muri teremusi umuntu akishyiriramo iyabashije. ese ko ntacyo ndi kubona waciriye ko mbona wenda kukimaramo kandi kuvuga ko harimo isukari uzi nyinshi. isukari Kubera ko ubizi ko ngikeneye niyo mpamvu wakirunze ukagira ngo niba iki sundi wakoraga. mwakimenye se mukareka kukinywa ko muvuga mukinywa mutari kukijugunya. kubura ukuntu umuntu agira. Wagiye wumva Zera ubu kuba nkubwiye ngo jya ugabanya isukari nkubwiye nabi. ya nayo yatangiye kubyibuha umuntu wasigaye afite ubundi nkawe koko mama aravuga nawe ukavuga. ariko ari kuvuga ibiri byiza isukari irimo se ahubwo kutanywa Diya karame. wowe ibyawe bimeze bite ko naherutse uza hano umbwira iby'ubukwe umbwira kuzana fiyanse n'ibiki bigeze. nindire ko papa aza and then tukabipanga yaje. None se ubu tuvuge ko ntacyo biziho. noneho siko nataza nta kizavuga nataza nta n'ubwo ubukwe buzaba. muzubu nagira njyewe namubwiye ko azasaba uruhushya yambwiye ko uruhushya bararumwimya arambwira ngo bazarumuha rero ndarindire nta kintu nakora papa wanjye adahari. Nyine ndakubajije tuvuge ko ubu nta kintu biziho ntabwo uzi ngo bizaba mu kwezi ntuzi ngo bizaba mu zihe tariki nta kintu biziho. nta kimwe hano azi iki rero n'uwo bagiye kuzashakana ntawe azi. ariko Zera ratama nyine urumva njye ndindiriye papa nabyumvisha ibyo bintu ndimo kukubaza ngo itariki n'ukwezi ntabyo uzi. ndakizi igihe bizabera ariko nakubwiye nkeneye papa aze mbicaze mbibabwire nk'umuryango wanjye. none se ubu tuvuge ko na mama wawe ntabyo azi. mama wanjye se mama wanjye nawe ngomba kumuhamagara. ubu tuvuge ko utaramuhamagara ntabyo mwigeze muganira. oya cyangwa reka nkubaze neza ndumva utabyumvisha. njyewe iyo nza kuba mama wawe narakubyaye ubu ntabyo mba nzi ubu ndindirije so. ubu yamba mbizi ariko ibintu nk'ibi by'ubukwe umuntu agomba kureka umuryango wose ukicara akabimubwira nyine umuntu akabibabwira umuryango wose uhari. gusa nzaze mbikubwira uri umwe ndindire papa ari umwe ndindire mama ari umwe gusa siko nyine uvuga abasheri ngo baba hanze ngo baba bafite amafaranga menshi ngo mushera yabize n'udufaranga two kukohereza ngo wisukishe. kwisukisha ariko nari nishukishije ubwo nuko nabikuyeho tutango nambara uduperike. Diyavugisha ukuri reka nkubwize ukuri nyina wundi ntajya abanyuko rwose. Uvuga ngo sinakubyaye uvuge ko ntari mama wawe uvuge ko utanyicaza nyine ngumbwira izo gahunda ubu se reka mubaze kandi nakubwiye ko negereje papa mama mbicaze nk'umuryango. none ibyo nibiramuka ubintunguje nakwinitse udusaka nkabwira abaturanyi nkitwereza abazampa ibiseke n'abazankenyerera ubu se uzabimbwira ntunguye bigende bite. ariko cyangwa bizengerwa kwanyu kubigira kuko igihe kirahari icyo nshaka ni ukubibabwira nyine na papa hari ko buhari nuze subi wabimenya ko buhari. kuba nabimenye birahagije birahagije nta yindi nkungu nkeneyeho. mama wihatiriza ntabwo wamubyaye buze n'icyo utumva urajya namubyaye kuba gusa ubizi nabyo ni si ukuvuga ngo nuko atambyaye umufata nka mama wanjye Zera mufata nka mama wanjye ubwo ndinde none se nukora ubu kuzaza ubibwire mama wawe wenyine na papa wawe mubwira ukwe cyangwa uzabwira mama wawe uvuge ko mukasa atari nyoko ubundi niryo wakomeje uca ku ruhande. nashatse kuvuga ahubwo nuko nakubwiye ko ibintu bijyanye n'ubukwe ugomba kuza n'umuryango bose bahari mukicara mukabipanga. mami wibifata nabi icyo nicyo nari negereje gusa nimba ushaka kubyumva reka mbikubwire. ibiki se umbwira ibirakariramo reka mbikubwire wenyine ntari bina. Diya singikeneye kubyumva ibyo bintu byawe urumva singikeneye kubyumva ejo hatazagira n'ibipfa ngo nabiroze ngo nabyishe ngo mukase no mama ariko wari ubifashe nabi winyita mama kuko iyo mba mama wawe uba wabimbwiye n'ubundi ndabizi ko umwana wundi umururutse asanganye narekana nigende ubwo nzabyumva so abimbwiye atazavuga ngo wamwiciye ubukwe ratama ubifashe nabi twara ese ko uri gukomeza bikatishwa aho ngaho
unyambarira imyenda warangiza ntunayimeze nyine icara ngaho tuvugane imyenda yawe umuntu w'inkumi gute wambara imyenda warangiza ukayijyana mu myenda idafuze ntunayimeze none se wajyanye kuyibika mu myenda imeshe nyine kandi itameshe nayijyanye mu myenda itameshe kuko ntiyari imeshe kandi akuzera ugize gufata umwenda utari uwawe urawambaye andeni uje kuwushyira ahantu imyenda itameshire then uje kuwushyira ahantu umva rero nkubwire Diane nje nkubaha pe uri mukuru wanjye sibyo uretse kunsakuriza maze nkubwire ariko nje nakubaha gufata umwenda wawe wambara ndaburira umva nkubwire uwo mwenda ugomba kuwufata aho wawusanze ukagenda ukawumesa nkawo zera umva nkubwire twarwana sinshaka gukora amakosa ariko dushobora kurwana zera icyo mvuze cyo fata uyu mwenda ahantu wawukuye nze ko wahasanga uko wawakuye umva nkubwire mpereza suri ushaka yuko nkumesera giye kukoropesha hano hasi uraza kuwumesa urimo imyanda ikubyirimo ikindi kandi ndakwiyamye ukagiza hano ni wacu okay kubona kwambara umwenda si ubwambere si unyambaye wowe kunyambara iyanjye uraceceka kuyambara nkaceceka ejo nambara umwenda wawe uri wawusanga nawambaye warumeshe ugasanga numeshe hanyuma se nawufashe ndawuca mukonyerekaho nawuciye nganyerekaho nawuciye kudodesha none se uri kumbaza iki genda umese cyangwa ubyihorere n'impamvu udashoboye kumesa zera winera umutima mubi sano kwanyuka ese undi yavugiye gusho gukora uko kutabukora ngo kuve hano tumukugende cyangwa nukubona nawe ndacishima akuzukira mu mukije mva mubwire zera vumvura vuba urumva imbere ubwo bushinzi bwawe uri kunzanaho icyo mvuze zera mva mubwire nongeye no kumamagara ntabwo ndi brosa ntabwo ndi kurogati ugomba kumenya ko ndi mukuru wawe urumva niyo mpamvu ntubaha buriya wowe ubaye atari mukuru wanjye umuntu w'umukobwa umeze gutya ubona ukeye gutya asuha ngo uwo mugabo uzagushaka ndakubaha kubera yuko uri mukuru wanjye mbaye nakubaha wowe ukanzana nk'umuntu umeze uko nawe ukatisha icyuma cyangwa ukatisha umukasi akozera ujya wibuka ko hano turi ari mu mutungo wa data ibyo wigira uzana amarere wibuka ko ari mu mutungo wa data we na nyoko muraza mukicara mu mitungo itari yanyu mwarangiza mugashaka kwinjira ijoro kome we na nyoko uzi ko nshobora kuba turumburaha ese ubundi bagutoraguye mu bisambu bagukuye he ubundi wowe se bagukuye he muko ujya ujya kuvuga wibanze bashungewe umenye ngo hano naje uri kunsuzugurira ni mu mutungo wa data yego nanjye ariko iso ni umugabo wa mama urumva ko nanjye mfiteho umugabo wa mama wawe mva umenye ko hano uri ni mu mutungo wa data mva catsu yaba uriya mama yaba wowe yego nahita mbasora rwose wadusora ngagenda sinzi n'ahantu bagutora nyine wadusora ngambye ureba ukoze bino bintu si ureba uraje umbone mfata kwiyamye wabashire kamwubahe sawa kamuzadusore mwambwire nzabibapfukiramo Nashaka kugurisha tuno tubafura nanjye ngo nikenure nari meze nabi nshonje ntago watungurira nzana ndebe nyine wareba nta kibazo mama turacyari tuzima nta kibazo nuko nabibonye ko ari tuzima
ariko ibisambo mwabaye mute oya mame ntago ibisambo mwabaye mute izi bafure n'izanjye n'izanjye naraziguze izi bafure n'izanjye mwarazinyibye bundi ni nawe waje kunyiba hari umukobwa twaziguze muto w'inzobe bwoko ki umukobwa w'inzobe muto muremuremo gakeya mwahuriye he twahuriye ku muhanda arazima nanjye nyine nawe nkuko nanjye nzi guhaye wari uzi n'ikindi ni wowe gisambo gikuru wari kuvuga ntabwo uri gisambo gufatanya ibintu byanjye ukecuru izina ry'Imana ntabwo ni izina ry'Imana ishyize imikoro n'iza ntabwo ngende igisambo ntacyo mpfa kuba mbonye ibyanjye nushaka uzagenda uhera